amarembo yo kwa nyogokuru nabo twari duturanye n'ubundi ne baba mwana baje gushyingirana. Hanyuma hari igiti cy'umuvumu nge nabaga nicayeho, hari imbuga ni n'abana bakajya bakiniraho. Nicaye kuri uwo muvumu abana bicayeho barimo bakina udupira, tugahita numva nari umwana ariko nge sinari nshoboye. Aho nicaye rero urusaze rwabaga rutuma araza asezera abantu bari bicayeho, urumva nubwo nari narazingamye ariko narumvaga n'ubwenge nari mbufite. Hanyuma urugi rwabaga ari umusambi, bakingishaga umusambi. Hanyuma rero turyamyeho kari akaburende bashyizemo akumba, hirya haryamamo mama n'umugabo we, urumva ntabwo yari we papa. Hanyuma twebwe tukaryama mu muryango ku musambi, hegereye ku musambi, urumva akaba ari akantu gatoya. Noneho udukono n'udusafuriya twabaga turi mu mirambizo yacu twebwe abana. Hanyuma rero icyo gihe haza imbwa iraza ijya mu masafuriya, twari udukona amasafuriya nayavuze. Urumva hari umusambi, wabaga ari umusambi imbwa yanyuragamo ikinjira. Hanyuma rero irinjira, urumva hari n'injoro ijya mu dukono, twari turyamye gutya ruguru, udukono turi mu mirambizo yacu. Hanyuma ijyamo igwa kuri cya gifu bantekeye batogosheje, igifata mumenyije aburamo. Hanyuma mama arayumva, arangije arasohoka, imwikanze ihita ikijabukana igitwara mumenyera akirukana. Ayirukaho muri iryo joro adukangura ati mubuza muntu abari imbwa intwari igifu cy'umwana. Iryo joro ntabwo nzaryibagirwa. Imana iti wibuke narakubwiye ngo garuka utera agati mu ryinyo, wishingikiriza ku butunzi bwawe ariko imperuka izaza. Imana irongera iti irebere nanone cyembabaza, izuba riracana mukamvumagura, nabaye imvura mukamvumagura, imyaka yarumba mukamvumagura, yaramuka yeze mukanyibagirwa, none nzabagendane. Nongeye kubaha ikaze mwese mudukurikirana uko bishino ko bukeye kuri Amavia 77 Space. Ngikomeje kumva nyitadi NC cyangwa nyitadi Nasi. Hano naje nafashe urugendo rurerure kugira ngo mpure n'umuntu turi kumwe abakakanya. Urabona ko hakiri mu gitondo, muri iki gitondo. Reka mbere ya byose mbere yuko mwebwe muduteza amatwi mwumva amajwi yacu twembi, reka tubanze dusenge hanyuma abone kubibwira. Uri Imana nziza, Imana ikomeye, ushoboye byose, uri rubasha kubasha bidashobokera abana b'abantu, uri umunyembaraga kugamburuza imigambi, uri umwami w'abami kuko isi n'ijuru birakubaha, ndetse si ibyo gusura n'igitangaza kuko utangaza abantu bagufite ndetse bagufitiye icyizere. Ngaho bana natwe muri byose, ubane n'umuvandimwe uri buze kwivuga, ubane nanjye ndetse n'abadukurikiye nabo ubane nabo, kandi ubaha umugisha ku buzima bw'ukuri. Ngaho tugaye karibu n'ikaze mu mitima yacu, ubane natwe none iteka ryose. Amen. Rero nkuko nahembabwiye hano mfite umuvandimwe turi kumwe, sinzi niba ari umupapa cyangwa ari umusore, nabyo turabimenya. Tugaye ikaze. Murakoze. Yego, hano rero turi kuri Amavia 77 Space cyangwa se Amavia 777 gusa, nabyo nta kibazo ko wasacingamo, nta kibazo. Hanyuma naje kukureba ngo twiganirire ku bintu bijyanye n'agakiza. Murakana. Bira byose banda bibwira abantu, uri umupapa, uri ABCD, hanyuma dukomeze. Murakoze. Netwa Ndicunguye Olivier. Ndi umugabo, mfite madamu, turakijijwe, dukijwe mu itorero rya Eberi cyangwa mu Babatista, guteranira Kacyiru. Tumva ari ibyo ngibyo, ubundi nuko dukijijwe, Imana iduhanurisha. Banza papa wari umuhanga. Ndicunguye umwana wakangaye mu rugo. Ndicunguye ni izina ry'umwana wa mbere. Wowe se siko witwa? Nyine nitwa Ndicunguye, nge nari imfura ya papa. Ambyaye rero anyita Ndicunguye, niwe wari wicunguye. Ego rata. Ariko nanjye umwana wanjye ni mubyanza muta Ndicunguye. Nuko rero murakijijwe na madamu. Nuba mfite amatsiko kuzareba madamu we. Turakijijwe, nsengera mu itorero rya Eberi nkuko nabivuze. Tumaze n'umwaka wa 3 twubatse, izuzura kuri 28 zo kwezi kwa 8. Urumva ko Imana yagize neza. Imana yagize neza. Gukizwa ni byiza pe. Gukizwa uba wumva bimeze bite? Ni inkuru ndende. Gukizwa habamo intambara, habamo umugisha,
ni urugendo rurerure. Iyo ukijijwe uhura n'intambara, uhura na byinshi, ariko kandi nanone ukanagenda ubona ineza y'Imana. Tumaze gukizwa hari neza y'Imana twabonye, ariko tuza jyewe nza mu gakiza hari ibyo nabonaga bitari mu murongo, ariko byagiye mu murongo kubera ko nkijijwe. Rero ni urugendo rurerure nk'uko ijambo ribivuga. Yesaya yaravuze ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko bafite ishyano ababizana. Kandi anavuga ijambo rikomeye, ravanga ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutse, ngari kuwiteka mukiza muri byose. Rero ibyo byose biba mu rugendo rw'agakiza. Bari inkuru ndende, nta wa detail uburyo yakijijwemo, biba ari inkuru ndende, ariko agakiza kararyoshye. Nabwira abantu ngo bagiye bakizwa pe. Nansi hari umuntu wambwiye, bwire niba ari byo, ari nacyo cyatumye mvuga nti ngomba kuza kukureba, ngo uri mu bantu basenze uravuga ati Mana nyir'ijuru n'isi, ibyuma bihagarara. Ego ibyuma subize, ya bintu bamaze imisi bamena za nzoga z'ibyuma, ngo uri mu bantu basenze iryo sengesho mu ivumbi riratumuka. Oya, sinzi wenda babikubwiye ko babitekereje, ariko gusa igihe muri kino gihe cyo gufunga insengero twagiye duhura n'igisuzuguriro cy'abantu banywa inzoga, cyangwa se simbita abapagane kubera ko ntabwo nagenzura umupagane ngo mumenye, ariko twari tugeze ku rwego uhura n'umuntu nyine wakumenyereye, abona ujya mu rusengero, wakumenyereye, abona uhura mu bintu byo gusenga, akakubwira ati akabara ukore kashobotse. Rero tuba muri ubwo buzima tufite ikinyegero cy'abantu bibera mu nzoga. Hanyuma rero ntabwo nigeze mfata umwanya ngo nsenge wenda ngo mvuge ngo ibyuma ngo inzoga zime, kuko ngiye kuvuga ngo inzoga ziveho nazihera ku murongo. Kubera ko dufite ibibazo mu bakristo, harimo ibibazo byinshi kandi usanga ishingiro ryabyo ari iby'inzoga. Abasinzi nyine, umuntu wanyweye inzoga, hari ukuntu ingo z'abarokore cyangwa se z'abantu bagerageje gukizwa inyinshi zigenda zisengwa n'inzoga. Ngira ngo n'abapagani benshi tugira mu matorero akenshi barindimurwa n'inzoga. Ugasanga umuntu yarakijijwe, ariko nyuma yo gukizwa arimo aragenda asubira inyuma, kandi ugasanga arimo asubizwa inyuma n'ikintu za nzoga n'ibigare bibi bahuriye muri izo nzoga. Rero ntabwo ari ibyuma gusa, sinigeze mbigiye cyifuzo, ubwo naravuze iyo uri gusenga nk'umukristo usengera abantu bose. Urasenga ukavuga uti ugere kuri aba bantu, nabo twita abasinzi, nabo twita abapagani, turabasengera kuko hari abantu benshi tuba dufite gusengera. Rero iyo uri gusenga uravuga ngo ubagarukeho. Rero ngewe ishimwe ryanjye mfite ni uko nabonye Imana yanyuze mu nsengero, yaranyuze no mu nzoga. Imana yanyuze mu nsengero, inyuze no mu tubari. Uvuze ibyo ngibyo uranyibutsa nicyo ngicyo. Mu minsi yashize umuvugizi wa RIB Murangira Bitieri yaje kuvuga ngo umuntu uzafatwa yasinze mu muhanda, babandi bajya guhura nabo, isengesho ryawe ryarumviswe, uzahereze. Oya, ngewe Bitieri naramwumvishe abivuga, bamubajije no ku by'amazi nimba nibuka, aravuga ngo n'akamazi karaza gusubirwamo. Amazi gute? Bari bamubajije ngo se amazi ko nayo ari kuba ikibazo, yabaye menshi, inganda zikora amazi yo kunywa zabaye nyinshi. Aravuga ngo hari inganda ziri gusohora amazi mabi, nabyo avuga ko bagiye kubikoraho. Rero reka no kuvuga ku by'amazi ko turi kuri iyo topic, ariko icyo nenda kuvugaho ni kimwe. Ngewe nigeze mpura n'umuntu, n'urugero rumwe, sinamuvuga hano kuri kamera. Ni umukristo umwe dusanzwe duhurira hano dusengera, turahura kenshi, ni umwe mu bantu nzi. Duhura ari nka saa 11 muri Nibature, hari nka saa 11. Noneho ambonye, kuko yarazi ko nsenga nawe abizi ko tuziranye, yari yaje afunzemo kuteri agenda aririmba indirimbo z'ibishego, ambonera nk'ariya nanjye namubonye, ariko agenda zunga, ubona nyine inzoga zamurangije. Duhuye rero ahita afata akantu yari afite agatwara, yifata atya nk'umuntu nyine wagira ngo ntashaka kumenya ko sinshaka kumenya ko bifite. Ayatangwa Yesu mukozi w'Imana, ngo muvuye gusenga, ati nanjye mvuyeyo, ariko yahagarara ukabona ari mu bizunga. Nawe akakubwira ngo navuye gusenga. Ndamubwira se wowe biri joro rivuye hehe? Arambesha ate se arahandi ubona tuva nanjye mvuye gusenga, atari ko n'amavuta mfite, ubona nawe abibona ko yazahaye. Rero nyine ngira ikibazo, ndibaza uyu muntu yari umuhanuzi, ni umukozi w'Imana, iyo ari kuvuga Imana ubona biryoshye. Yari umuhanuzi. Ndababara pe, ndababara.
nyine ndabitekereza ariko ndavuga n'Uwiteka niwe uzi ikintu wakora kuri izi nzoga. Rero ngiye numvise iki cyemezo nashimye Imana. Urumva nawe ibintu bajya gufunga nuko leta iba yabibonye. Icya kabiri ibintu bafunze batitaye ku nyungu z'ababiranguye, batitaye ku nyungu z'abashinze inganda, nuko abarimo ikibazo. Rero dushimiye Imana n'ubuyobozi bwafashe uwo mwanzuro. Ngiye ku ruhande rwanjye ku nzoga rwose navango n'izisigaye ahubwo bazigenzure. N'uwo mwanzuro bazigenzure, baza tunywa icyayi ntacyo gitwaye, binywera igikoma nibatanakinywa, utagishoboye anywa icyo cyayi, utagishoboye anywa amazi. Byaba byiza abantu bose bakijijwe ku nzoga, ibintu byagenda neza. Nomba ari ubu ngubu rero hari wa mugani, hari abantu bavugaga ngo insengero aho bazifungiye abanywi babaye benshi, nyine ngo bariyongereye aho bafungiye insengero, ngo abanywi bariyongereye ku rwego rwo hejuru kugeza aho inzoga ziba ikibazo. Buriya rero nawe uri mukuru urareba, ntabwo ikibazo ari uko bafunze insengero. Buriya umuntu ugwa, burya urusengero aba rufunze akagaragara na mbere aba yarasanzwe anywa. Ntabwo umukristo wari ukomeye yagushijwe n'uko urusengero rwe barufunze, kuko bafunze rumwe ariko hari urwasigaye. Nimba urwasengeramo umudugudu cyangwa itorero rye riri hafi bararifunze, ariko paruwasi ye yarasigaye. Ntabwo rero uwo muntu wari ufite mu nzira z'agakiza. Bibiliya iravuga ngo bene Kora iyo bageraga mu gikombe cyitwa Baka, bagihinduraga ahantu h'amasoko. Bivuze ngo umukristo wari ufite imbaraga z'Imana n'ubundi nimba yarageze aho hantu bafunze insengero, cyari cyo gihe ngo asenge. Leta iratubwira mugende mu nzu musengane n'imiryango yanyu, nibikunda mujye guterana ku nsengero zisigaye. None urambwira uwo muntu yagushijwe no kwisengero zifunze, ahubwo na mbere aba yarataragaragara. Hanyuma bafunga insengero wagahita ajya hanze akirura. No muri covid yarihisha aho ngaho, sanga arajijisha akajya muri kurara, ariko yavamo ugasanga bya byuma bibaciye cyabaga ku musego, ugasanga agacumba kurwa akaba ku musego. Rero uwo muntu n'ubundi icyabayeho nuko yagiye ahabona, ariko n'ubundi na mbere nuko yari ameze. Kuko Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye nawe yagwa ntazarambarara. Bivuze ngo kugwa aka kanya insengero bashobora ko zaciye abantu intege. Nk'ubu nkanye ndi gukubwira njya guteranira Kacyiru, reba aho ntuye hano muri Musave. Mbere twateraniraga hano Matware, ariko urumva kugira ngo njye Kacyiru binsaba tike y'ibihumbi 4 buri cyumweru, uko tugiyeyo ni 4,000. Urumva nshobora kubyuka ntayafite simbe nkigiyeyo, ariko se nabuzajya Kacyiru mpise mbona njyana mu kabari, biba ari ikibazo. Rero ngira ngo haguye wari kugwa n'ubundi, ariko abakristo baracyariho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azaba. Abiwe rero bari mu ibanga, itorero ry'Imana riri mu ibanga. Ngira ngo ntabwo twaguma gutinda ku bantu b'abanywi b'inzoga batazagira ngo hari ni nabo twibasiye. Ariko mu by'ukuri twebwe abakristo muri iyi minsi dufite amashimwe, ngende kubiprofitiraho, ndi kubiprofita. Hari abantu nari mfite twasenganaga cyangwa twasengeraga, bari bafite icyifuzo cy'uko inzoga zirengereje abagabo babo. Hari n'umugabo nzi nawe ufite umugore wamuzengereje kubera inzoga, arasenga ariko byaranze. Rero ngiye naravuze nahubwo uko nguko izi nzoga bari kuzimena n'ubundi hari iziri gusiga, navanga Imana igende zisake, inyure muri aba bayobozi bacu beza bazisake, n'iziri mu buriri bazisake. Ahari wenda bizatuma n'utazaza gusenga, ariko wenda nazibura kabiri uwo baba nazabahumetseho. Nicyo navuga. Dufite amashimwe. Guhura n'umuntu mu muhanda yasinze ni icyaha. Oya, guhura n'umuntu mu muhanda yasinze si icyaha. Icyaha ni uwasinze, ntabwo icyaha ari igihe twahuye. Oya, uwo muntu wasinze arabarwaho icyaha ndetse kimujyana muri gereza. Oya, niko ijambo ribivuga. Nitujya tuvuga ukuri. Iyo usomye mu mirimo mibi iri muri Bibiliya mu Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya mu bice 5, habonekamo icyaha cyo gusinda. Rero gusinda ubwabyo bigize icyaha. Ubu rero iwacu hano mu Rwagasabo naho ni icyaha. Oya, soko nabyemera. Netubivana mu ijambo tukabishyira muri societe, iyo biza kuba icyaha nabyo baba baraziciye. Oya, banza wumva uko Murangira yavuze. Yaravuze ngo buri muntu umuntu uzajya afatwa yasinze mu muhanda
gutyo mbivuze umuntu uzajya afatwa yasinze mu muhanda hari ibyo rero ubwo gusinda ni icyaha kandi ari gusinda none se kubisindisha babisize ibisindisha barabisize reka kunywa inzoga no gusinda ni ibintu bibiri bitandukanye ntabwo bigeze baca inzoga zemewe ubwo gusinda ahubwo nicyo kibazo njyewe rero abantu rero bari bafite mu ishusho ngari basinda n'abagore basinda babonye agahenge oya icyo twasaba Imana ninyure muri aba bayobozi bagende bareba n'ibitaragaragara kuko namaze kubona ibisindisha abantu ari byinshi ibisindisha abantu ni byinshi hari abantu hanze aha dushobora kuvuga ngo wenda umuntu yasinze aranduranye hari n'usinda ntiyanduranye ariko ibigize icyaha ni byinshi hari ibintu bibangamiye abantu muri sosiyete bitarimo n'izo nzoga urasanga umuntu ni umunywi w'itabi wagera ahantu umuntu akuri nk'imbere uri kugenda akagenda atumura itabi umwotsi ugaruka inyuma atumura itabi umwotsi ugaruka inyuma mu by'ukuri ntiyasinze ntanakwanduranyije ariko uwo mwotsi kandi nigeze numva muri bino biganiro Mwanafunzi akora yari yakoze ikiganiro ku itabi avuga ukuntu itabi byibuza iyo umuntu ari kurinywa hagati mu bantu bane byibuza muri batanu bane muri bo itabi ribagiraho ingaruka ku bihaha kuruta uwarinyweye urumva noneho ukibaza ubwo inzoga nicyo kibazo gusa ibibazo ni byinshi ubwo babikoreho sinjya nibaza ukuntu umuntu ufite ubwenge ku itabi haba handitseho ngo itabi ririca yego sinibaza ukuntu umuntu abona ko ikintu cyica akagishyira mu kanwa akanywa none se ntajya kujya wumva ngo umuntu yiyahuye none se nyine ndibaza reka ibi bintu reka tubiharire leta iba ari yiza ibikoreho ndibaza Imana yaduhaye leta ifite ubwenge kandi nkunda kube n'ibitaraza bizaza ndabizi ko bazabica bikarangira ariko ibyo kwitaho byo ni byinshi gusa twari tuvuze ku nzoga twebwe abakirisitu muri iyi minsi dufite amashimwe ngira ngo turaza kubyaza umusaruro mu masengesho bishobora kuza gutuma hari abandi bakirisitu itorero riri bwunguke bishobora kuza gutuma hari abantu babona ko inzoga kashobotse ukavuga ati natwe turihana kuko urumva nimba inzoga ziri guhumisha abantu abandi bagapfa abandi bagasinda bakiyahura byanga bikunda hari abantu bari buze kwihana ibi bintu ngira ngo Imana yabyinjiyemo bifitemo umusaruro twebwe igihari no kutegereza abakristo abafite mu nshingano kubatiza bitegure kubatiza amayorodani bayahanagure baye bayakora neza baye bayoza andi bayagure byanga bikunda turaza kubona abakristo kuko ngira ngo hari n'abari baraguye bari buze kubyuka batekereza batarika ibi bintu twaguyemo none na leta ikabihagurukiyemo twasubiye mu rusengero tugakizwa abantu turaza kubabona gusa nyine Uwiteka ibi bintu abirimo kubwanjye nk'umukristo ndabishimira Imana ishimwe rero twari dutandukiriyeho gatoya reka twinjire nyirizina ku cyari kitwicarije hano imbere ya Mavia 777 Space kugira ngo nshaka kumenya ngo wowe ubwawe wakijijwe gute wakijijwe ufite igihe kingana iki mu rugo nihe mwasengaga mute niba wakijijwe kera uraduha itandukanye okay ibyo byonyine ibindi ndakubaza nyine agakiza kanjye ni inkuru ndende nje nakabonye nk'ababawe reka mbanze mbishimira Imana ishimwe yo mpaye agakiza nimvuga ngo nakabonye nk'ababawe ndabijyanirana n'inyungu nabonye mu gukizwa ntarakizwa nari mbayeho nabi mu buzima bw'ubwigunge mfite ababyeyi papa ariho mama ariho ariko ku buhamya bwinshi ku nkuru ndende urumva mama yaratubyaye adusigaho agenda abyara mu buryo navuga bujagaraye atubyara mu buryo bugoranye bituma ngewe nisanga nderwa na nyogokuru guhera mu buhinja mama yambyariye imbere ya nyogokuru ndahakorera na murumuna wanjye na mushiki wanjye nkurikira tuvukana kuri mama ariko waza kuhadusiga ajya kwa nyirakuru byara se
hanyuma njye na murange dukurira mu biganza bya nyogokuru. Nyogokuru rero utari ufite ubushobozi, utari ufite uburyo bwo kudutunga, byari bigoye. Wenda ubuhamya bw'uburyo twakoze ni inkuru ndende, ariko urumva umukecuru yaratureze biranga, ubuzima buragorana. Rero uwo papa nawe waherukaga atera inda aza kugeza ubwo aza kwaka mu rugo, aravuga ngo mumpe umwana umwe murere, aranjyana. Ngira ngo ni ubuhamya ntavugira, ariko nagiye kwa data na muka data, nahabaye amezi 4, ariko kugira ngo mve ko ubuzima twakurimo bwari bugoye, nahavanye bwake narwaye imyaka 4. Nahavanye bwake narwaye imyaka 4, bwakirankubita irantonora. Mukecuru agaruka kunyaka ati mumpe umwana wanjye, nubwo nkinnye ariko ntigeze arwara bwake. Nkurira muri ubwo buzima, urumva akana kazingamye kabaye gutyo, nari mfite akada kageriyo. Nkurira muri ubwo buzima ndakura. Nyogokuru yari umugaturika. Wagiye kwa papa ufite imyaka? Cyo gihe ngira ngo nari umwana sinabyuka, ariko nari mfite nk'imyaka 4, kuko kubera kuzingamira nari nzi ubwenge. Buri umwana wazingamye aba afite ubuntu bw'ubugambo bwinshi. Nari nzi ubwenge kuko iyo bwake nari rwayengeza mu myaka 7. Urumva nari mukuru, ari muri ubwo, urumva ngewe ndacyari muto. Ndibuka ko bwakijya gukira neza mu minsi ya nyuma, nari ndi kurererwa ku mubyeyi umwe, ari we wanjyanye ngo mfasha arebe ko yanyondora, wari ufite ubushobozi bwo kundera. Hari muri 2007, kuko ni nabwo hisa ntangiza ishuri. Nahise ntangira mu wa mbere, urumva imyaka yari igiye, ahita ntangiza mu wa mbere wa primaire. Ndiga wenda ubwo buhamya bwo twaburekeraho. Nyine icyo nashakaga kuvuga n'ubuzima nakuriyemo bugoye. Niba ngombwa ko tubuvuga nabwo tuzabuvuga, tuzamukeho tuvuga ukuntu Imana yaturengeye, yadusanze aho hantu bwa kera tuzitse. Njya nibuka rimwe umugabo, ntavuga izina kuri kamera, ubu n'umugabo icyo gihe arakira umusore. Ni muri ubwo buzima ndi kwa nyogokuru, nabaga ndakana akadakagera nk'hariya, narazingamye ntabasha guhaguruka, birenge byarabyimbye, amatama, umusatsi waracuramye. Hanyuma hari igiti cy'umuvumu ku muturanyi, amarembo yo kwa nyogokuru, nabo twari duturanye, n'ubundi ne baba mwana baje gushyingirana. Hanyuma hari igiti cy'umuvumu, nge nabaga nicayeho, hari imbuga nini abana bakajya bakiniraho. Noneho nicayeho rimwe, uwo musore, ariko ubu n'umugabo ni mukuru, afite abana ngira ngo ni 4. Hanyuma ancaho, yari umusore ko n'abasore bava mu cyaro bakaza i Kigali mu kazi. Yari yaraje rero kubasura avuye mu kazi, asubiyeyo ndabyibuka. Nicaye kuri uwo muvumu, abana bicaye aho barimo bakina udupira, tugahita numva nari umwana, ariko nge sinari nshoboye. Aho nicaye rero urusaze rwabaga rutuma. Araza asezera abantu bari bicayeho, urumva nubwo nari narazingamye, ariko narumvaga n'ubwenge nari mbufite. Asezera abandi, ahamagara abo bana ati muze munsezera, agenda bamuhobera ngo agende. Arangije angezeho arandeba, nari mfite akazi n'akagasirino. Arangije arandeba ati sha tupfuye ukiri umwana, Imana izakwakire mu bayo. Nuko yavuze, nuko yambwiye. Noneho nge negura gatwe ndamureba, nje ntabwo nzafata ipo, ntapfa adasambye. Tubwo nawe nyine urasambye gusa. Ahita ahindukira nyine abwira ba mukecuru aho bari bicaye, hari mu mpeshyi, bamwe barimo bakina amakarita aho ngaho. Abwira ati rero uyu mwana Imana izamuha uko ridashira, napfa muzamushyingura amahoro, nanjye ndagiye ubwo naho ubutaha. Arambwira ati rero mwana, Imana izakwakire mu bayo pe, upfuye ukiri umwana. Ndareba n'ivori nari mfite ivogonyo ritabaho. Ndamubwira nti nyamara uzansanga. Ati pute nawe upfa adasambye. Yorera moto aragenda, ariko koko no mu kugaruka yagaruka asangiza nicaraho. Moto yamuparitse ku muhanda, noneho nanjye nitumbaza ukuntu akabaraga kaje, umva umwana ndinyakura, ngendeyo nirukaga ibirenge byarandya, gumva byari byarabyimbye bibonerana. Ngenda niruka nyuma y'abandi, ndashyira mugeraho ndamuhobera. Kubera ryavugo nyuna y'amagambo yambwe narayibukaga, nese nubura amaso ndamureba hejuru, ndababwira nti haryo ubuko nsanze. Ngira ngo yaraje bwa kabiri, yaragarutse nyine aje nanyiro ntasanga, ndavuga nti harya ko nsanze barambwira ko utazansanga. Ubwo buhamya n'ubuyo twicaye iyo nagiye mu ntara turaganira, nkavuga nti ariko ribuka amagambo bambwiye. Ngira ngo
yigeze no kunyura arambwira ngo abarokore tugira inzika, ndavuga ntabwo ari inzika no ko nyine amagambo ushobora kuba barira umuntu mu Kristo ariko ibintu yakubwiye babikiri mu bitekerezo. Ubwo rero nyine urumva ubuzima nari ndimo bwari hatari, aho nza kuhava nderwa n'umubyeyi Imana izamumpera umugisha yitwa Rosaria Nyiramariza, aba nyine mu ntara, yari afite ubushobozi bwo kundera, arandera aranyondora. Buriya ubu reba nta kintu ntariye muri ubwo buzima, nahahuye n'ibintu byinshi. Imana yo mu ijuru habwe icyubahiro yatuzahuye. Njya nibuka muri za 2000 na kangahe bari bataraca nyakatsi, urabyibuka. Muri ubwo buzima barangiraga mama na mukecuru bakamurangira ibyo azampa, bakamubwira tuzamuha amata. Mukecuru yaciye inshuro zo kunkabishiriza bibi by'ubusa, mama bakamurangira ngo igifu cy'ingurube ngo ikiza bwake, akagenda agahingira nk'umuntu. Icyo gihe byari bikiboneka kure kuba inyama zabaye ikibazo, akagenda agahingira nk'umuntu nk'imibyizi 2 akazamuha igifu cy'ingurube, urufu rw'ingurube rumeze nk'urufuka agahingira. Baramubwiraga rero ngo ajya ruteka rutabaze, urumva igifu cy'ingurube cyo kirimo imyanda, ukamubwira ati ntukibage, ugenda uko kimeze cyoza inyuma, cyo kimeze ruba rumeze nk'urukapu, hanyuma cyangwa nk'urushashi ruhaze. Hanyuma ukavuga ati wowe genda urambike mu isafuriya ushyiremo amazi gitogote. Ayo mazi agenda kurura, urumva kiba kimeze nk'ikiri guhumekera muri ayo mazi. Za acide zirimo aho mu mwanda uri mu gifu mo imbere zigenda ziza muri ayo mazi. Ukamubwira rero atogose urwo runtu gutyo, ubundi ampa ayo mazi yarwo. Yanibuka rimwe nari naragiyeyo kubasura, nyine babaga mu kazu ka Burende sinzi nimba yizi, twari utuzu two twatsi bashinga agati hariya n'akandi hariya, ukagenda batugondagonda tugahura, ubundi hejuru bagahita basakazaho ibintu by'ibirere, ukinjiramo umeze nk'uwinjiye mu mwobo. Sinzi nimba uzi ukuntu bubaka runonko, kuri abagenda bahuza ibinonko gutya, hanyuma bagasigaho umuryango, ubundi ukinjiramo, winjiragamo ubona naho winjiragamo nyine ubwo ngo winjiye mu nzu. Hanyuma urugi rwabaga ari umusambi, bakingishaga umusambi. Hanyuma rero turyamyeho kari akaburende bashyizemo akumba, hirya haryamamo mama n'umugabo we, urumva ntabwo yari we papa. Hanyuma twebwe tukaryama mu muryango ku musambi, hegereye ku musambi, urumva akaba ari akantu gatoya. Noneho udukono n'udusafuriya twabwa turi mu mirambizo yacu twebwe abana. Hanyuma rero gato zina n'insiri miragato se wayinjiramo kubonye ko abariho urugi. N'ubu ngubu nabwo muri geto iyo uryamye hari ukuntu uba ufite geto, iyo ubyutse umutungo wawe wose uba ureba. Rero icyo gihe haza imbwa iraza ijya mu masafuriya, twari udukona amasafuriya nayavuze. Ndumva hari umusambi, wabaga ari umusambi imbwa yanyuragamo ikinjira. Hanyuma rero irinjira, urumva hari ninjoro, ijya mu dukono twari turyamye gutya ruguru, udukono turi mu mirambizo yacu. Hanyuma ijyamo igwa kuri cya gifu bantekeye batogosheje, igifata mumenye ijaburamo. Hanyuma mama arayumva, arangije arasohoka, imwikanze iti kijabukana megitwara mumenye irakirukana. Ayirukaho muri iryo joro adukangura ati mubuza mu ntabari imbwa intwari igifu cy'umwana. Iryo joro ntago nzaryibagirwa, twayirutse igifu irangira kijyana. Irakijyana, mama aravuga ati imbwa koko ntwara igifu cy'umwana, ubu nzakura ikindi. Mbese nyine urumva igifu yahingiye imibyizi ngahe, byari hatari, nari narabaye nabi cyane. Hanyuma ibyo birarenga, ubundi bakajya bamubwira ngo ngaburire, ngo hari indagara ziva i Burundi, iwacu bazitaga ibijagari. Ni ibidagara baroba, iyo babyanditse no mu isoko isazi ziba zibitumaho, uba wumva binuka ukuntu, biba ari bigufi ukuntu, bifite uduhwa ku ruhande gutya, biba byoroshye. Ushobora gusanga nk'ikiro cyakuzura ibasi hari, biba byoroshye cyane. Bakamubwira rero ngo ajya bitogosamo amazi yabyo, kwa muganga bari barankuye ku munyu, ajya bimpa nta munyu. Ayo mazi narayanyweye ariko bibi by'ubusa. Hanyuma bakamurangira, ubu nariye za sumbirigi urazizi, ni imbeba za kizungu, zifite utwaya nk'utw'udukwavu ariko ari duto cyane, tumeze nk'utubeba nyine, ariko tuba tumeze nk'udukwavu dufite ubwoya. Ngira ngo nimba tugira n'amatwi, tuba dufite udutwi tumeze nk'utw'imbeba twinjiramo duto cyane.
naraziriye ntako ntagize, akazibaga, akazitogosa, akazima nta munyu, akazikaranga, ibyo byose by'ubusa bwa kiranga na bwacyo. Igihe rero kigeze, ubwo ni inkuru ndende, kwa muganga aho icyo gihe dushimiye Imana yazanye bano banyabuzima mu makaritsiye, icyo gihe nta babaga bariho wirwanagaho agatogosa dodo ngo nibyo bizatuma. Reka mbabwire, wenda nanabivuga n'umuntu uzakora iki kiganiro byumve, ntabwo umwana uri mu buzima bubi bamuhembuza ibintu bipfuye. Icyo gihe rero ibyo byose narabiriye. Ndibuka hari umukecuru rero nyogokuru, kuko yari mukeba wa mukecuru wanjye, bari basangiye umugabo ari we sogokuru, yagiraga ihene nyinshi. Igihe rero kimwe kiragira nyine babarangira yuko bazajya bampa amatihene cyangwa se amashunushunu, amahenehene, amata y'ihene. ubwo mukecuru rero avuga ati ayo rwose ntimuzayashakire kure, nzayaba hasi njya mbura amatihene wanjye, iyi imwe yatetse haba hari indi. Nuko rero akajya nkamira, bari barafashe uruntu rw'urukombe, sinzi hariho amavuta kera, afite igicupa nka kino cya Top Line, ubu nizo zigezweho. Hariho ibicupa sinibuka ukuntu byitwaga, ariko byari bifite ibicupa bimeze nka bino bya Top Line muri iyi minsi. Bari barakinyogereje neza. Rero mu gitondo nkajya mbyuka njya gukamisha hari ihene aho kwa mukecuru. Uwo mukecuru, iyo hene ninde wayikamaga? Mukecuru bashyiragaho bagakama nyine icyo gikombe, icyo gicupa cyo kuzura cyara gicupa kinini. Hanyuma nkajyana nkanywa, bikabaho ubwananira, akavura buri amatihene avura kube. Mu gitondo urayakama, nimugoroba yavuze. Nayanywa yari ikivuguto, nyanywa ari inshyushyu, nimba nayo ari inshyushyu ariko bayita ntubimbaze, ariko byose bibi by'ubusa. Nyuma rero haza kuza uwo mukecuru nkubwira wandeze, abwira mama, aramubwira ati ariko uyu mwana ko mubona arimo apfa mureba, mwamumpaye koko mumume mwijyanire, nananira agapfa ntimuzandenga, ariko mumume mwijyanire. Aranjyana, Imana izamuha umugisha, Imana izamwongera ururame, Imana izamuha ubushobozi ngira ikintu mwitura mbamutekereza. N'ubu aracyahari. Hanyuma rero ngira ngo hari inzoka zimarwa, hari n'ibiryo byiza. Niyo mpamvu n'ubu dusenga Imana izajya igaburira abantu barye neza. Angaburira neza, atangira kuma ku gatoki, atangira kumereza ibyo biryo bitetse neza bisobanutse, kakitangira kugenda ikira. Tangira kugenda ikira. Aho reka mbikomozeho, nshimiye Imana mu gakiza kanjye, aho hantu niho nacikiye ku nzoga. Nahageze, urumva nari umwana mutoya. Aho wari urwaye bwacyanwaga inzoga? Aho ngaho narahageze, urumva barwara urugo rwifashije rufite urutoki. Hanyuma bakajya benga, akenshi mu cyumweru bengagamo nka 3. Hanyuma igihe kimwe gisohoye, ndibuka bakundaga kwenga. Hanyuma mu gitondo nka 10 zo mu ruturuturu bagiye gutarura urwagwa mu rwina munsi y'urugo, bagahita bankubita kiyasi y'urwagwa rw'umushyuhira ngo yakangaga inzoka byatari. Rero urwo rwagwa ndagenda ndarumenyera, uko bataruye bakankubita kiyasi y'umushyuhira. Urumva umwana w'imyaka 6 ingahe, urwo rwarambashaga nkirirwa ndi mu kinya. Rimwe rero bankubita urwange ndarunywa, bahita bajyana gupimuza ku kabari. Icyo gihe bapimuzaga ku kabari, urumva ni muri za 2007, 2006 na 5 gutyo. Bagahita bakurikira umupimye barumushyiriye, barugemuye. Barugemuye rero ngiye basigira ikidomoro kirimo za mbetezi zikibira, urumva rukiva mu rwina ako kanya rushyushye. None ngewe mbika rwa rundi bampaye muri kiyasi ndarutereka, njya kwinywera mu mbetezi kuko rwari rukirimo ari rwinshi. Ntabwo ari bya bindi barukamuragamo, abantu babaga bazi kwenga bakagemura nta satani. Hanyuma rero njya muri iyo ndobo nobekamo umutwe ndanywa, naho kumbi uko nywa urumva n'amagara make nifitiye rugatumukira mu gihanga. Nubitsemo umutwe n'umuheha nkakurura urwagwa nkamira, ari nako bizamukira mu gihanga n'umushyuhira n'uwo mwuka wose ushyushye. Nagubwiza ukuri, nonamutse muri icyo kidomoro utambaza ahantu ndi. Navanyemo ibizunga ntabona, mbona hano ari kwikaraga. Hanyuma ngiye kugwa niyambaza urugi gutya, arukuntu urugi rwabaga ruregetse kuri ufata rukigirayo. Ngiye kurwiramiza rero ruba rwigiyeyo, njyana narwo ngo kuri fondasiyo z'amabuye zari hanze, arantemagura ku kaguru hano, dore ngira hagakuvu. Hanyuma icyo gihe urumva nari umwana natinyaga amaraso, ndarira mvuza induru. Umuhungu we witwa Yosefu rero yari umudive, yafite umuhungu w'umudive
yarengaga akibikira umutobe wo kunywa. Ndasakuza cyane ndarira, azamuka mu murima we yararimo ahinga azana umuvovo, yarankubise arankubita, arangije atanjyana no kwa muganga. Urumva nari natemutse ku kaguru, anjyana kwa muganga tuvayo, ariko najya ndeba amaraso hano nkongera nkarira. Tuvuye arongera arankubita, arangije anyicaza mu ntebe, arambwira ati ko ndi umusore, ko ntanywa inzoga, ubona hari icyo mbaye? Uwakubona uri umwana wishwe n'inzoga yavuga ko uri mu Rwanda n'iki? Aranganiriza, arambwira ati buriya ibiganiro ni byiza ndabikunda, ngira ngo nimara no kugira abana nzajya nkoresha kubaganiriza cyane. Aranganiza, arambwira ati singukubise nkwanga, nta nubwo nzongera kugukubita ukundi. Nushaka kuba umuntu w'umugabo uzagendere kure inzoga, nushaka kuba n'umugabo w'ikigoryi uzazinywe nakubwira. Atangira kumpa ingero z'abantu bari iwacu bari abasinzi, akajya ambwira turashaka kuba nka runaka ntoya, ushaka kuzaba nka runaka we, ushaka kuzaba umugabo ukajya urwana n'umugore nka runaka ntoya. Arambwira ati rero uhereye nimba ushaka kuba umugabo uzareka inzoga, nimba ushaka kuba imbwa uzazinywa. Guhera icyo gihe koko yarengaga akambikira umutobe urwagwa sinongeye kurunywa. Bwakerera igenda ikira gake gake, bantangiza ishuri ndiga, ndashimira Imana. Bwake ikira gutyo, igihe kirava ndanasubiramo. Ariko wibuke warumbajije ku nkuru y'agakiza, iyo nyine nanyuze muri ubwo buhamya ngo wumve ahantu Imana yadukuye. Urumva icyo gihe twasengeraga mu Bagatulika, nkajya njyayo, naho nsubiriye mu rugo kwa nyogokuru naho tukajya tujya gusenga, ndiga ndabatizwa, mba n'umuhereza kwa padiri. Nigeze no gushaka kujya gukora seminari, niga mu 6 primaire ndabyibuka, njya gukora seminari Butare, ariko birangira nsinzwe, nabuze amanota 4. Shimeye Imana itaratumye mba padiri kuko nyine icyo gihe nari mbeshyushyemo cyane. Hanyuma nkurira muri ubwo buzima, nsubira kwa nyogokuru, turahaba, dukurira mu buzima bushaririye bituma no kwiga ari hatari. Nyine ishuri ngeze ubwo ndivamo, nkurira mu buzima bwo kurya umushogoro. Ubutanzaguha ubuhamya bw'uburyo inzara yadukubise, ni inkuru ndende. Dukura mu buzima bugoye, urumva twari abana tudashoboye kujya guca inshuro. Nyogokuru nawe ari masaza, ageze mu myaka 60 70, atagishoboye kujya guca inshuro, akagenda agahingira udushyimbo, agahingira utwumbate. Tuba mu buzima bwa bundi nyine buba bugoye pe. Kera kabaye rero ejo bundi rwose, ubwo urumva jye navuye mu ishuri, navuye mu ishuri 2016 ngira ngo. Hanyuma ntangira kuza i Kigali nshakisha akazi ko mu rugo. Ubu nakirutsemo ntaho ntakoze, ndakora akazi ko mu rugo ndaho ngaho. Ariko kera kabaye nza gukorera umuntu, mukora akazi ko mu rugo. Yari umugabo ufite amafaranga, nkora amafaranga ndagavura ngira gute, ngeze mu 250 ndarengwa. Urumva umwana w'250 ku myaka 17 aba yumva igikuba cyaracitse. Umwana wakuriye mu buzima no kubona igihumbi ari hatari, numvaga igikuba cyacitse. Ndataha, ngeze mu rugo rero ntangira kugura utuntu tw'udukoresho tw'umuntu w'umugabo. Noneho ntangira gutekereza ko ngiye gupima akabari. Mu gihe rero mbitekereje ntangiye kugura ibikoresho, ndimo ngura udukoresho two gushinga akabari, wa muntu nakoreraga abari bahandangiye bamubwira ko nshobora kuba naribye amafaranga. Bavuga ati uyu mwana ko ava ko muhembaga 8,000 mu mezi 7 maranye, tukatubona agiye gushinga akabari, ibintu yaguze ibiki, ubu ntiyakwibye. Hanyuma umukira amanuka naberera, azaje kuntwara ngo wanjyane kumfungisha. Ndatoroka ndagenda, nabaye igihe kinini. Ariko aho niho nangiye kuvuga nahuriye n'Imana. Ndi muri ubwo buzima, ndi muri ako kazi ko mu rugo. Amazi yarabuze, urumva nabukoze wo mu rugo, habaga n'umuzamu, tujya gushaka amazi. Hano twagiye gushaka amazi rero, ni hano Gikondo, hari umumama wageraga icyumba. Tugiye kuvomamo, aza kutuvomesha amazi. Bari mu nzu hari huzuyemo abantu bari gusenga, wumva amavuta yaje, barimo babyina umudiho wari mwinshi. Hari amazi nyine mu kigega twajyaga kugura y'amazi. Noneho mu nzu harimo abantu wumva bafashijwe, urumva twari tutaramenya ibyo ari byo, tukumva baravuga ibintu by'indimi, tugahagara tukumva takoze ibyo nabo bavuga buriya nibiki, biraducanga. Aza rero kutuvomesha, ariko aza ari mu mwuka. Aratuvomesha, yari igihe n'uwo muzamu. Arangije aravuga ati ariko muri mwebwe babiri nini ugiye kugenda. Turarebana,
hati si ukandabwiye n'iki ko hari ugiye kugenda urumva je nari ndimo mpanga kwitahira ntekeza kuri utwo dufaranga mfite numva akazi ko mu rugo nagahaza arampanurira nari ntaramenye iby'ubuhanuzi arambwira ati rero nyine urumva twarasiganye twamwe ati mubwire ati nawe mubwire twaduhana amacese twaba ati nyumvira ndagase hanyuma igihe kigeze nyine mubwira ko ari njye ugiye kugenda arambwira ati rero reka nkubwire ndabizura umusore nturi bunyumve ariko ibi bintu uzabimenya hanyuma arambwira ati utu dufaranga turi kugushukashukana ngaho kandi na yarayabonye ati utu dufaranga turi kugushukashuka ibintu ni bibiri nitutagusiga muri gereza tuzagusiga mu ishyamba aya mafaranga koshye natagusiga muri gereza azagusiga mu ishyamba icyakora nyuma y'iyo kose uzakorera Imana uzakizwa urimo ranseka ndabivuga unseka ariko ibyo uzakora bizaba biruta ibyo jyewe ndi gukora arambwira ati igihe cyo gukorera Imana cyawe kirageze uzakorera Imana uzavunika Imana izakugirira neza ariko uzabona neza y'Imana warayiruhiye nkajya ngonga ku macense n'uwo muzamu ntinyumvira warakineze koko n'akabakecuru muri icyo kinyejana baba basinziwe tumuca amazi ariko iyo message igira gute ndayumva urumva n'umuntu utaramenyera guhanurirwa iyo bakubwiye ngo niko Imana ivuze usigara unabihonyoza umuntu nkajya bane we Imana yavuganye nanjye we taravugana nawe urumva ntabwo nari kubyibagirwa ntibyatinze rero nza gutaha ntaha gutyo urumva umuntu ukoreraga 8,000 mu mezi 7 nawe yakubye wakumva ari amafaranga atari menshi kandi we nabonaga naguraga amagapantaro keza ngagura agakweto keza ariko urumva hamwe no kugavura nacirwaho 5 nkabikubita umuvuka urumva mu mezi 7 nari ngeze mu 280 hafi 300 hari ahantu hari amafaranga yebonza pe ku buryo kuyabona yari hahantu ushobora no guterura n'ibihumbi 10 ntagire n'umenya ko ayo mafaranga wayatwaye yarahabaga sinavuga ibyo yakoraga uwo mugabo yakoraga ibintu nyine bituma amafaranga ahora aho ngaho hanyuma ndataha ngeze mu rugo rero ngenda mfite mu bitekerezo gushinga akabari hanyuma ngenda mfite bitekerezo kuntu ngiye kugura nkagura udukoresho dusafuriya nkajya nteka ibirayi nkokesha igitoki nkashaka umuntu urumva gese nanywaga inzoga narazicitse icyo gihe mu bwana nubwo nari umugatolika gusa nazinywaga pe hanyuma ngenda numva napanze n'umuntu nzahakaza akajya nkorera ibyo bintu akambagira ihene agapima urwo rwagwa nanjye nkaba ndi guteka ibirayi hafi aho notsa n'ibitoki mbese nkakorera amafaranga naho Imana yo ifite umugambi rimwe bikaba n'injya mu rwago no kurunwa hari inzarunwa birangire mbaye umusinzi aho rero n'Imana yansanze ngeze mu rugo nkodesha inzu nibyo bintu ntangira kugura ibikoresho njya gushaka n'uwo mugabo wa mukirero nakoreraga nari nararangiwe y'akazi nababyara banje ariko nabo bari nka sinibuka ni mu miryango nyine hanyuma adeni hari kwa mukuru we kwa nyina wabo mabuja yari mukuru wabo kwa nyina wabo hanyuma baramubwira ati uyu mwana ubu niyakwibye induru rero ziza gutyo wa mukire nibwaje kunyirukaho azana baza baje kuntwara ndatoroka ndacika bya bindi wa muhanuzi yamanuriye nuko byansohoyeho naravuze nibanjyana ni muri gereza mpita ntoroka njya za Nyamagabe Gikongoro niho nyogokuru yavukaga nari impazi noneho mpageze ryashyamba nta jambo Imana ivuga ngo rihe ryashyamba bamanuriye nuko naryisanzemo narahageze mba muri ako kazi hari umugabo wakoreraga boss aza kumweba 2,000,000 azishyira kuri indi simukadi noneho baratrackinga bura Imana yo mwijoro zatugire neza duha ibintu bigezweho baratrackinga bamushakishije kuri telefone polisi yamufashe bamurimo bamusashingira kuri telefone noneho ngiye kubera n'ubwana ubwo bukamfata abane na telefone ninyishyiraho bazayishakisha bamenya ahantu ndi kandi uko byarashobokaga nuko ndageze aho Nyamagabe mpabiko dukoresha ku mukire anako kuri iyo famiye hanyuma mu gitondo saa 10 nkazinduka njya kwirirwa mu ishyamba nkirwa nicayemo nta telefone ntaki ngo kugira ngo batazashaka bakambura ukaryutese urumva aho narindi bari babizi
babaga baza ishyamba nagiyemo bagaha umwana wabo akanzanira uturya aho ngaho ngo batamfata. Ishyamba naribayemo amezi 2, rya shyamba Imana yavugaga naribayemo amezi 2 nyabamo nihishe ndi muri batazambona bakajya. Urumva bari bashyize ko se bavuga ngo nshobora kuba naribye nka miliyoni, babaza n'uwo umukire akavata ijya sinzi umbare yanyibye, icyo nzi nuko yanyibye byanga bikunda, bakagira kama miliyoni natekeze izo miliyoni aho zizava nkazibura, kandi najyanye 200,000 nkumva ni hatari. Ishyamba ndebamo ariko igihe kigeze nshyira ku telefone ku murongo, mpamagara mu rwara mbwa ati iyo nkuru yararangiye nta nukiyivuga, uzamanuka uze niba kujyana ubwo zisura. Ese ntabwo watekerezaga njya namanuka bintu wahanuriye? Nyine icyo gihe nari ndaho niho nabyibutse, niho najyaga mvuga nti Mana we ntubeshya kajya nkururu uwo muhanuzi abana wa mugore namubona gute ngo asengere basi, nkumva ni ikibazo. Ishyamba ndebamo naribayemo amezi 2, ndataha ngeze mu rugo Imana irangiza gutya aferi ntiyagira wongera kunkurikirana. Hanyuma nahuriye n'umuhungu witwa Karaveri, Imana izamumugisha n'inshuti yanjye cyane, uwo ni umugabo. Icyo gihe yari umurokore, twe twasenganye kwa padiri twese turabahereza, ariko we muri ubwo bwa twe tukiri abana we yaraturutaga, hanyuma aza kuvamo yigira mu barokore muri ADPR. Icyo gihe rero ngeze muri icyo gihe ntashye mvuye muri iryo shyamba nibwo yaje mu rugo, aza wagira ngo ni nk'Imana hari muntumye. Ubwo ni 2018 aranganiza arambwira ati Olivier, ubuzima bwanyu buzabuba muri ryari, ubuzima urabona buzageza ryari, nta so wo kugufasha, nta nyoko wo kugufasha, nta famiye yo kukwitaho, reba ku myaka yawe utangiye kugurukana n'abantu ngo wibye, ubu buzima urabona buzageza ryari, waretse wakijijwe ugashaka Imana ko ariyo yazaguhemba. Abana bso wijyamo ko mbona warindagiye ibyo bintu byanyu barokore mwataye umutwe gute ko mbona wirwa wiruka, sinjya numva bayirwa bakuvuga ngo wirwa wirukankana n'abagore, wirwa wirukanka mu bagore usengana na barunaka nkamuha amazina. Arambwira ati ntureba ko ndimo nkubwiruka ukajya umwe ngo nirukankana n'abagore, ibyo bintu urimo mbwira umunsi Imana yakuzanye uzabyirukamo bibaye dubure. Ariko arakomeza mba hafi mu nzara nyinshi, igihe kikagera inzara ikadukubita. Yari umusore wari warahaye imirimo ahinga, kagenda kandahira nka 20 akamwe ati ngaho jyana iwanyu umuteke, akagenda agakura utwombata akamwe ati mushyire ku bishyimbo. Urumva nabanaga na nyogokuru na murumuna wanjye icyo gihe yarigaga ari segonderi, ageze nko mu wa 4 gutyo, mbese amba hafi ariko akajya ashaka kunsengesha. Urumva rero umuntu wagufashije abagufite cyane, akabizana twakicara mu rugo akambwira ati ndashaka tuganira, akansomera ijambo ry'Imana akambwira, nkumva nubwo nemeze gutyo sinari kananira. Burya umuntu niyo mpamvu navuze ngo inzoga Imana izirandure hubwo. Urumva umuntu utanywa inzoga muzima bayumva. Tuba muri ubwo buzima bw'igihe gitoya, ariko igihe kigeze arambwira ati ndashaka ko tuzajyana gusenga. Tuzagenda atangira kunjyana mu cyumba gutyo, mpageze nahagera bakampanurira, bakambwira ati Uwiteka araguhamagaye, yaguhaye kumukorera, Imana iguhamagaye mu gihe uje kuzakora iby'imbaraga. Iby'imbaraga se mwebwe ko ibyo by'imbaraga ko ntarabona umuntu mwahetse cyangwa mwubakiye inzu, ibyo by'imbaraga muvuganira. Ariko mbebamo nubahaga barokore kubera urumva agenda narahabutse. Imana avuganye nanjye ibya mbere bisohoraho, bavuga rero ngatangira n'ubwoba nk'abantu, Imana ibintu by'imbaraga nzagukorera nzica umuntu. Ubwo buzima naho natangiye kwata nyine kuba mu buzima bw'agakiza. Noneho ntangira kubikunda, babyina nkabona biraryoshye, noneho bahanura nkumva biraryoshye, najya gusenga nataba dahanuye nkumva ndapfuye. Abantu umunsi Imana ntiyambonye we, use yabonye abandi giye birandeka, kandi ni kwa gasuzuguro kanye. Najya uzana nk'abandi Imana uyu munsi sindi busuzugure, nanjye umbwira, nanjye unyumve. Mba muri ubwo buzima 2018 uwo mwaka ushira ndi muri ibyo bihe, batangira kunsengesha. Imisozi yari kigendwa, bantereza imisozi turasenga, tujyaho bitazamuyaga muri Gisagara, bakanjyana ku musozi aho bita Kinyamakara, ni umusozi uba muri Nyamagabe. Turaterera imisozi turasenga aho bitazanyundo, turasenga. Ariko ubwo sindajya mu itorero, nari nyumugaturika. Ariko noneho ubuzima bwo kwa padiri ntangira gusa n'ubukwe. Ku cyumweru tugatwuriye imisozi, igihe nakagiye muri korali kuri kiliziya, nkaba nagiye ku musozi, nagiye mu cyumba twasenze. Mbese
niruka mu bintu byo gusenga ku rwego ni naho natangiye kuzurira mwuka wera, nuzuye mwuka wera ntarajya ku rusengero. Umwuka wera utaranabatizwa muri cyane rwose, nuzuye mwuka wera natangiye guhanura njye ntarajya ku rusengero ntaranabatizwa. Ubwo byari bikiri 2018, uwo mwaka tubamo mu buzima bwo gusenga, turasenga. Imana impamagara muri babantu bafite agakiza k'umwemerere, babakecuru bari bazi kubaha Imana. Kwa kundi bagucaga uri agasore sore uhagaranye n'agakobwa ntibakugirire impuhwe. Umukecuru waje ansanga mpagazana mu giti cy'agasa mpagaranye n'akana k'agakobwa twasenganaga kwa padiri, tankupita urushyi mu bitugu ati nkubona ucanga. Ntwara atyo nanasengeye arakurura n'ibishaka aragenda arakurura, hamwe ati nta soni muntu w'umuhanuzi saa 12 saa moya mu muhanda uhagaranye n'udupo ubwo bukoryi. Aranjyana arambwira ati ngaho mbwe si uko muterana mada. Antwara atyo. Urumva banyigisha agakiza kakandi ka original, banyereka uko umuntu akwiye gukizwa, uko umurokora akwiye kwitwara, uko umukristo akwiye kubaho. Shimiye Imana ko yampamagariye muri iyo groupe yayoborwaga nawe witwa Mama Ntwari, yitwa Kampundo Zawujiya, ni umwadeperi mu itorero rya ADEPR nyine wacu. Hanyuma mbakoreramo banyigisha gusenga. Kera kabaye rero noneho nanjye numva ibyo barakora ngeze gute ndabikunze. Bura rero Satani ni mubi, antega ikintu ndavuga nti hari umuhungu wacu sinibuka izina rye wakundaga gutebeza agatwara kabira n'igitabo cy'indirimbo yabifata cya kabona biraryoshye. None nangira kubigira urwitwazo nkabwira ko nige ntago nzaza ku rusengero ntafite Bibiliya, nige ntambaye nkura muhungu ngo nge ntebeza nanjye mbone akabazo uzatebeza imyenda utagira ujuza niyo wambaye ufite. Ndabana nge ntago nzaza ntafite Bibiliya. Nigira impamvu ndangije tujya igihe kigeze, Imana yo mwijoro n'umukozi w'umuhanga ya Bibiliya nari naritwaje Imana irayizana. Buri Imana ntago wayihereza impamvu. Umurumuna wanjye aho yigaga ngo haza abazungu batera nkunga bafata abana bari abahanga muri classe, aza muri babiri ba mbere muri classe, bafitaga babiri muri buri classe guhera nyine senior 1 kugera mu wa gatatu. Hanyuma aza muri babiri bamuha Bibiliya rero shyashya, ngiye kubona mbona arayitaha. Karavera bambonye amatwi, uzongera kwitwaza iki? Bibiliya ni hari batabijya gusa. Nibwo rero narayibonye no nanjye numva ntacyo kwiregoza, umva ntangiye kumenya Imana, noneho nyumva byanyabyo nanjye ntangiye kujya mpanura numva Imana, ubuzima bwo gusenga maze kubugeramo. Hanyuma rero igihe kigeze ariko cyumweru ndaboneka njya gusenga muri ADEPR. Ndi mu nzira ngenda rero ngera twacaga kuri kiliziya, ngeze kuri kiliziya numva umutima uranza njye muri ADEPR. Nareba Bibiliya mfite nkabona niyo mu barokore siyo kwa padiri. Hase naro ndinjira na Bibiliya yera kwa padiri. Nkumva ntibihura. Ndajijinganya, hari umukobwa witwa Mukashyaka mbona arazamutse, yari umuririmbye. Mbona arazamutse ati tujya gusenga, ati tugenda. Ati numva najya kwa padiri arankura ati nkure tugenda ariko. Nyine hamwe n'umwuka w'Imana ngenda ntabyumva ariko ndagenda. Nuko ninjiye muri ADEPR. Ninjiyemo sinabivamo, nahise nkomereza kuko ndavuga nti cyanteraga isoni cyari cyo kwiyakira. Kwa ko nyine bakwakira ukivuga numvaga byo ntazashobora, ariko umunsi narahageze ndivuga birarangira numva cyanteraga isoni kigeze gute kirarangira. Meta nkomereza nyo muri ADEPR, nuko nakijijwe bitaniga inyigisho z'umubatizo, barambatiza nabatijwe kuri 5 zo kwa mbere 2019. Ariko urumva mbatizwa ndi umuhanuzi ku itorero batabizi, ariko ngewe mbizi ko ndi umuhanuzi n'abantu dusenga n'ababizi, byabaga bizwe n'abantu duhurira muri Gobyoro. Tubaho ngaho ndakizwa, ndumva ari ubwo buzima bw'agakiza natangiriyemo. Hanyuma natangiye mvuga ngo Imana yatugiriye neza. Urumva nakijijwe inzara ivuze umuhuha, nizwari hata aho magereye rero, noneho njya nakwimbeka gusenga. None Imana yagiye mwangu nzakugirira gutya, nkavuga nti ibyo bintu nuko bikorera. Imana yatangira arambwira ngo ndaguhamagaye ngo hamagara igihe, tangira ko mu butumwa arambwira ati genda umbwirira abantu, mubwira ibi n'ibi. Urumva hari muri 2019 yatangira arambwira ati ndo witeka njye guhamagaye genda umbwirira abantu ibi n'ibi, itangira kuntuma. None ngenza nareruye hamwe ukizwe ukerura. Nareruye narakuyeho Karavere najyaga nseka mubwira ngo ibi bintu bizageza ryari, none ntangira kuba ari nge ubyirukamo. Noneho ndamurusha byanyabyo. Akajya tugatuvugana n'ubwo ntubumvuye ku musozi ati kutambwiye we nabona gufite ubunebwe.
ntangira kumusiga nkizwa ntyo natangiranye ivugabutumwa ryeruye ndikavuza nduru niko babita ariko twe twita bakavuza mpanda ntangira kuba kavuza mpanda Imana irambwira ngo ugomba guhera iwawe ku muryango iwanyu ku muryango mera ku muryango aho ngaho nabyutse ari nka saa 9 ntangira nti yemwe Imana yari yarampaye ubutumwa bwo kuvuga nabuherera ku muryango ndavuga umurenge wacu ndawukora ndazenguruka akarere k'iwacu mvuka mu karere ka Nyanza ndakazenguruka ariko kandi icyo gihe nawe urabyumva inkweto yabaga ari ya nkweto ifite hejuru hasi nta harimo mbese ubuzima ari hatari nkataha n'ubundi nkakora y'agahato nkabaniyirija y'ibiri nkashyiraho n'ay'agahato yo kuburara ariko nkorera Imana yagiye imbwira ibyiza nkorera nkumva ndabyizeye nkumva nanjye ndashaka gukora ku buryo koko nayo izakora ntangira kuba kavuza mpanda gutyo mvuga mu karere k'iwacu ndahava Imana inyohereza muri Gisagara n'ubuhamya burebure tuzabuvugaho gukorera Imana biraryoha iyo ukorera Imana uri mu mwuka nubwo intambara zaba ari nyinshi ubyumva njya muri Gisagara mva muri Gisagara namazemo ibyumweru 2 kandi icyo gihe kwabaga ari kugenda nyine utaza aho ujya ari kugendera mu mwuka nabaga mfite ijwi ry'Imana kambwira ngo caha nkacaha ikambwira ngo hagararaho nkahagarara ryari kumwe nanjye mvuye muri Gisagara Imana irambwira ngo mbonye ikosi wayishoboye ubu noneho ndaguhagurukije nuko nahavuye nza muri Kigali ariko noneho impagurutse nahereye iwacu mvuga ndamanuka muhanda mvuga ndagenda na Nyamata mfata Bugesera ndazamuka Kicukiro ngenda nta gusubira inyuma metse igikapu kara kavarisi kari mu twenda twanjye twose no dukweto n'akaroso na korogati n'agasabune n'agapapiri k'amazi byose biba mu gikapu naraje muri Kigali gahunda kwa kugenda mvuga bwakwira nkasaba icumbi ku rusengero aho barinyimye nketa nkora ingangi buri Imana ntiyaguhamagara itazi ibyo ushoboye rumva ubuzima bwo kugangika nari narabumenyereye hanyuma ubwo buzima nibwo nabayemo igihe gisohoye nza muri Kigali nahamaze amezi 3 mbibamo gutyo ariko Imana ibibanamo nanjye hanyuma muri icyo gihe cyo kuba kavuza nduru nkuko babivuga urumva Kigali narayizengurutse amezi 3 genda si makeya nabyukaga ngenda najyaga mu masoko nkajya muri za gare nkajya ahantu hari abantu benshi mu masantere amwashyushye ngenda mvuga ubutumwa narimba ufite Imana yari yampaye kuvuga ariko icyo gihe hari harimo covid ubwo urumva byari mu 2019 covid yari yaramaze kuzamo naje muri Kigali harimo covid mvuga ubutumwa gutyo ni inkuru ndende butanzabukubwira nabwo nkubwira ukuntu Imana yagiye ibana nanjye nkubwira ukuntu umuntu akora ingange ari umuvuga butumwa ukajya ufungamo kamera nk'ininja ugafungamo umupira w'imbeho ugafunga agapfukamunwa havu ugafungamo inkweto ugatukutamo igipira ugatureba ahantu muri ruhururu ukaburyamyemo ukabwira Imana tundinda ugasinzira ukerekwa Imana ikakwereka aho uri bubyuka ujya nuko bizagenda nuko uzahava nuko bizagenda byose ukabyuka wagira ngo ubyutse mu buriri nkahita mfata amazi mu gipipiri nabaga nyifite mu gikapu nkihumura nkahita nisega amavuta nkahindura utwendo two naranyeho ndumva twabaye nabi ubundi nkahita mfatiraho ubwo buzima mbubamo amezi 3 ararangira ndataha ariko mpava Imana imbwira ngo ndo witeka uyu mujyi uzengurutsemo nzawugutuzamo ubwo reka ndekera aho ngaho nuko Imana yabibanyemo nanjye nkomeza gusenga ngeze no mu rugo ndasenga igihe gisohoye rero ngaruka i Kigali ku buhamya burebure n'ubundi urumva iyo nabaga ntari mu ivuga ubutumwa nabaga ndi gushaka akazi ko mu rugo hafi aho nkora akazi ko mu rugo ndagakora n'igihe kirekire nkajya nkakora umunsi ejo nkagakora ejo nkajya kugakora hariya nuko ubuzima ari hatari ariko Imana ivugana nanjye ahenshi twananiranwaga najyaga gukora akazi ko mu rugo namara iminsi 2 ntasenga Imana ikaza ikambwira ati nk'ubwo uri mu biki ubwo bikabaho ubwo babyuka nagiye aho kugira ngo byuko ndi gukoropa ndi mu byomba aho bakabona ngarutse nka saa 4 ezuvuye mvuye gusenga ubwo aho nkoza amezi 2 tukananirana bakavuga ati wewe turone tutazi cyakuzanye uzigendere ubwo umunsi wamenye icyakuzanye uzakora ubuzima mbubamo ariko finaluma nza kubona akazi k'izamahano nakoze ukwezi kumwe mpava mbona akazi k'izamu ahantu mu gasoko hano mu izindiro nahabaye umwaka n'amezi 2 ubwo buhamya bwo nzabuguha ikindi gihe ni burebure bwose muri ako gasoko nzabuguha ariko muri ako gasoko narakubititse ndi umukarani
nahembwaga 15 byo kuhararira n'ejo bundi 2023 15 ku kwezi 15 ariko nkakora ibyo 15 ubundi nkirirwa nihiringa nikoreye amakara umpembye turuwasa umpembye desa mu ndebe ko nabona iconje noneho kubera naryavuga butumwa n'undi nanyiri kavuza nduru rimwe namwe nkabyuka nagiye naza muri bya 15 nkakamuvansi ya 2 nkarya ejo nkakiye 3 nkarya ejo nkakiye 1000 ntago nayahembwa narinze mpava narahembwa umushahara wuzuye mu ntoki hanyuma ariko Imana ikajya imangu nzagukura muri aka gasoko nkugiriye neza ndahaba ndakubitika nambaye ipantaro imwe mpanagura nkajya mu materaniro nkajya gusenga nagako nkayikorana ubukarane ubuzima bari hatare nimba hari ibikomere birusho uzi kugira ngo uhure n'umuntu wahanuriye wikoreye amakara ufashe urya rimwe na rimwe umufuka w'amakara hejuru hariho umuceri n'uwakawunga utwaye kandi mu ntoki karimo ibiro 5 by'ibitoki n'isukari mbese ijosi ryabaye gusha byari hatari ariko nyameze neza nyakagwa none mukanahura ntanaguhereza agahita kuvuga ati uraho mukozi wi ubu buzima mbubamo ariko Imana ikajya ngo izangirira neza nyuma rero ku buhamya burebure nyene igihe kiragera ambwira ngo igihe kirageze ngo ngukorere ubukwe urumva nawe umusore udashoboye no kwikodesheje samburete ya 15 utabasha kwishyura gato y'ibihumbi 10 ngayibemo byari hatari ubwo buhamya ni buhamya bugaragara urumva 2023 kandi naha mwizindiro urumva buracyahari hanyuma rero Imana nyine yaje kunkorera ubukwe inkuye muri ako gasoko nivuga navuze ko ndi umwayeberi cyangwa mu babatista aho niho nasohotse muri ADPR cyo gihe urumva nari ndi muri ubwo buzima bukijijwe ndi muvuga butumwa njya gunda kuvuga ngo hari wari prive umene navuye iwacu nza gutyo najyaga guterana hano ku ituro rya Kimironko ariho mba nkakunda gusengera mu rubyiruko urumva n'umukozi w'Imana mfite ijambo ry'Imana ariko igihe kigeze cyo gukora ubukwe ngiye kuri ADPR kubana n'ipantaro yo kwambara bikibazo ariko Imana ibibanamo nanjye Imana isohoza ubukwe bya bindi Imana yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe muri uyu mujyi nzagutuza muri uyu mujyi ibitangira gutyo tubana gutyo kugeza n'uyu munsi sinjya mu itoro rya ADPR turabakristo gutyo Imana iduhana umugisha rero Imana yabanye natwe iyo mvuga Imana njya nibuka turya umushogoro ugasanga intoki zaratukuye nkibuka bwo buzima nkibuka kuntu Imana yagiye ivanguza izangaburira nk'abana Imana uzangaburira none numvaga je Imana yambwira kungaburira yahitaga nkurura umuceri yavanza kugira neza gatavana Imana nzarya n'umuceri nabaga numva umuceri ari byo biryo nzarya simpage ngo nshirinza ariko ubu ngubu umuceri ntiwanaguma ngo numva mpaye ibiryo nanjye ubwanjye ndawurya kumva wapi nubwo ubuzima bukirimo butayo ariko ko biri kose urumva umuceri n'umuntu ukenye muri Kigali ni wahaha nyine utera imibare wabona bitavamo ukabona umuceri niwo ushoboka urumva rero ibiryo najyaga asengera ubu ngubu nibyo biciriritse muri Kigali rero Imana yarakoze mu buzima budashoboka twinjiranye mu rugo gutyo nubundi nkajya mbona ubwo ntiruzashoboka urumva umugore wapi nta kazi ntake nubundi twashakanye nkomeza kujya kuba umukarani muri ako gasoko gusa sinagumye kuharara nese mpava ariko nkajya mbariho njya gushakira ibiraka nkagenda ngakorera 500 ngakorera 1000 ngakorera 2 ubuzima ari hatari ariko Imana igenda ibana natwe bya bindi avuganye natwe ngira twambitse bya bindi avuganye natwe ngibanye natwe urumva ngiye imyaka 3 ndayujuje ndi mu rugo kandi nukuri nta uransohora mu nzu sindabura y'ubukode sindaburara sindarya nabi Imana yarakoze rero gukorera Imana nicyo twavuze icyaduha Imana izana abantu kuri yo baze bakizwe neza ukizwa harimo inyungu nyinshi se niba kumuririmbyi nigeze mwumvaho rimwe ari groupe imuririmbye baririmba ngo rega ntabwo twibeshye ngo ijuru ririho nukuri ririho ngariko naho ritabaho ibyo twungukiye mu gakiza ubwabyo birahagije rero kubana n'Imana bigira neza bifite uburyo birengera mu muntu ndumva rero
ubuhamya bwo ni bwinshi tuzavuga ko utaha. Reka nshimire buri muntu wese wadukurikiranye uko bwije nuko bukeye, cyangwa se dukurikirana uko bwije nuko bukeye, wakoze subscribe hano waba uherereye Asia, Australia, Amerika, Afrika, hano hose uri. Reka mushimire cyane wowe ukurikirana Amavia 777 Space. Rero wakoze ku kiganiro waduhaye uyu munsi. Imana igumugisha ku buhamya burebure waduhaye, abantu mudukurikirana kuri Amavia 777 Space. Imana ibahumugisha cyane. Mbere yuko dusoza ikiganiro tubanza twatangiye dusenga, tugomba no gusozanya n'isengesho. Noneho wadusengera, ariko numara kudusengera urama nk'amasegonda 5 kugira ngo ngiri akandi kantu gato ngusaba. Yego. Murakoze. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese mwiza, Imana y'amahoro, Imana y'imbabazi, uro witeka niryo zina ryawe, warahiye utazigera wivuguruza ku ijambo ryawe. Muri yaravuze ngo Mana nkuko wafashaga abasogokuruza niko natwe uzadufasha. Turagushimiye umwanya nk'uyu nguyu wabanyemo natwe. Tugushimiye ko uri Imana igambiriye kwamamaza ubutumwa mu bantu bawe. Hanyuma uburyo wabanyemo natwe turagushimiye. Tugushimiye abantu bakurikiye iki kiganiro. Tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tuvuge kuri ubu buhamya. Tuba twibuka ibyo wakoze, izina ryawe nirihimbazwe. Imirimo yose wagiye ukora niyo ugambiriye gukora ku buzima bwacu turayigushimiye. Twetse gahunda zacu zose ukomeze uziyobore, iyicana ukomeze uyishyigikire, kandi natwe avuga tumukomeze utwagure. Mwami Imana, twahoze tuvuga ku by'inzoga, turasabye kuya ukomeze ugenda ushakisha abantu bawe. Cyazanye Yesu ko ari gushaka intama yari yazimiye, turasabye kuya ukomeze ushakishe intama zazimiye uzigarure mu rwuri rwawe. Turagushimira rero kuri Imana ijya yumva gusenga. Tweretse gahunda zose tugira mu buzima bwacu, komeze uhembure abantu bacu, komeze uhembure imiryango yacu, komeze uhembure abantu bakurikirana yicano, komeze uhembure abantu bose bafata umwanya wo kureba iyi video, ukomeze ubahembure kandi ubahezagire uko wagiye uturengera, ariko nawe ubarengera. Muri yaravuze ngo Mana nkuko wadutabaraga mu minsi ya kera niko nanone uzadufasha kugeza tugeze kugupfa. Turasabye ngo nabo bagereho, baba ababyeyi, baba abagabo, baba abana, baba abasore n'inkumi, ubahembure kandi ubahereze umugisha. Turagushimiye rero kuri Imana ijya yumva gusenga. Tugushimiye ko dukiganira amahoro, izina ryo rihimbazwe mu izina rya Yesu. Amen. Mbere rero yuko tuva imbere Space, watanga nimero yawe nta kibazo ukayivuga mu magambo nta kibazo. Murakoze. Nimero yanjye ni 0786 6 3 4 019. Urakoze. Imana igumugisha kandi Imana ikomeze igukomeze. Amen.